ngushimire nanone wowe turi kumwe, wowe duteze amatwi, wowe uri kutureba, uri kuri Tumenye TV nanone. Nge muri kumwe nk'uko bisanzwe ni Jerome Nyamuremyi. Reka nguhe ikaze nanone, kanda subscribe, hanyuma ibiganiro byacu bikugeraho umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye. Uyu munsi wa none ngufite ikiganiro cyiza, ndetse ibyo mwagiye mumbaza abakunzi bacu muri benshi munyuze muri comment no kuri ya nimero ya WhatsApp, aho mwagiye munyandikira mugenda munsaba yuko twazabasobanurira neza business yacu, ndetse bamwe na bamwe mwagiye mugorwa no kugura product binyuze muri system. Ndagira ngo uno munsi tubigarukeho. Tugiye kugaruka turebe ese ni izihe nyungu wabona muri business yacu, ni gute wabasha kujoininga, wajoininga gute, ibyo ngibyo tugiye kubinyuramo. Hanyuma umaze kujoininga ukagira platform yacu ubasha gukuramo amafaranga menshi, ni gute wabasha kuyikoresha, ni gute wagenda uyibyaza umusaruro. Ibyo byose tugiye kubireba, ntujye kure aka kanya tugiye guhita dutangira, hanyuma turebe buri kimwe cyose. Kanda subscribe. Nimero ya WhatsApp ni 078 110 93 aho niho wabaza ikibazo ukeneye product, ukeneye ubundi bufasha ubwo aribwo bwose. Iyo nimero kuri WhatsApp unaduhamagaye duhita tugufasha, cyangwa se ukihutira kugera kuri office ku Gisozi aho dukorera, aho hose tubasha kugufasha kandi mu buryo bworoshye kandi cyane. Our compassion plan, ibikorwa byacu uko business yacu yubatse. Idinox e-commerce welcome. Ahangaha rero tugiye kureba business yacu, company yacu yitwa Idinox, aho dukora ibikorwa bitandukanye nkuko ugiye kugenda ubibona muri platform. Hanyuma turi e-shop, aho basha kugura product, aho basha kugura ibikoresho bigiye bitandukanye mu buryo bwa online, kandi bikakugeraho vuba kandi cyane mu buryo bwihuse. Aka kanya rero ushobora kujoininga shop yacu, aho uba umunyamuryango, ukaba n'umufatanyabikorwa, maze ukajya ubona amafaranga kandi n'izindi nyungu nyinshi cyane. Hanyuma dufite ibikorwa dukora. Iyi ni compassion plan yacu uri kugenda ubona. Core values zacu: loyalty, professionalism, politeness, integrity. Izo ni core values cyangwa se indangagaciro zacu dukoreraho. Dufite ibikorwa byinshi tugenda dukora. Wa motto work together, grow together, gukorera hamwe tukazamukira rimwe. Izo niyo ntego yacu nka motto yacu. Hanyuma tugahemba uburyo bwa reward ndetse na commission, kandi ahangaha ukabasha kubona amafaranga menshi cyane. Iyi ni business nziza cyane. Tugira uburyo bwo kubona amafaranga mu buryo butandukanye, mu buryo buri direct, aho ubona 20% igihe wamaze kuba umunyamuryango. Tukagira n'uburyo bwo guhemba mu buryo buri indirect, aho ubona 30%. Aha ni igihe ucuruje product dufite kandi twagiye tubereka. Niba utarazibonye uraza gusubira hejuru ugende ubibona. Hano tugira periodic zo guhemba mu gihe cya semester, tukagira no mu gihe cy'ukwezi. Yakubwiye ko mu gihe cy'amezi 3 ubasha kuba winjije miliyoni 3 z'amadolari hano muri system yacu. Mu gihe cy'umwaka ukaba umaze kwinjiza miliyoni 30. Iyi ni business nziza cyane. Ushobora kuba wibaza uti se nkeneye gutangira business nayitangira gute? Hari uburyo bune twashyizeho wabasha gutangira business binyuze mu kwigurira tokens. Dufite uburyo bwa tokens bune. Dufite reka mpere ku buhenze cyane, cyangwa se ubutanga inyungu. Ni uburyo bwa token ya platinum. Platinum ubasha gutanga amadolari 1000. Aya madolari 1000 ukajya ubasha ukagira shop, ndetse ubasha guhita shopping product cyangwa se n'izindi product kuko dufite nyinshi muri system, ukajya ubasha kushoppinga nta yandi mafaranga utanze. Iyi platinum ikabitanga inyungu nyinshi cyane, ndetse kuri office tubasha kubigusobanura neza, ndetse n'uwagutumye abasha kuba yabigusobanura neza uri kukubwira ino business. Tugira uburyo bwa gold, naho wishyura amadolari 500, nabwo ugahabwa shipping wallet y'amadolari 420. Ahangaha ukabasha kugura product nta yandi mafaranga utanze. Ahangaha ukagura ubona inyungu nyinshi cyane. Tukagira uburyo bwa gatatu bukurikiyeho bw'amadolari 100 bwa silver. Ahangaha nawe guhabwa amadolari
80 ya shipping wallet, aho ubasha kugura product nta kindi kiguzi utanze. Ahangaha naho ni amafaranga menshi cyane kandi ugaruza mu gihe gitoya. Tukagira n'uburyo bwo gutangira butoya bw'abantu batoya bato, abanyeshuri n'abandi bantu bagitangira business bashaka kuzamuka, bwo gutangiza ku madolari kuri tokeni ya bronze ku madolari 50, aho uhabwa amadolari 40 yo gutangira yo gushipinga. Aha ni amafaranga menshi cyane. Uburyo bwose butanga inyungu kandi nyinshi cyane, aho ugenda ubona amafaranga agiye atandukanye. Mu semester twabonye ko ubasha kuba ukoreye miliyoni 3 zose mu gihe cy'umwaka, ukaba ukoreye miliyoni 30. Ahangaha harimo amafaranga menshi cyane, nk'uko inyungu uri gukomeza kugenda uzibona. Nk'ibi uburyo dufite rero wabasha gukoramo business. Ushobora kujoininga agakanya unyeze kuri office, ukabona n'izindi nyungu nk'inyungu za leadership, aho babanze kuba eligibility. Ahangaha ukabasha kubona amafaranga menshi cyane, aho umaze kuba umurida. Ranka ya leader ukaba iguha amafaranga menshi cyane kuri percentage zigiye zitandukanye. Rero aka kanya ushobora kunyarukira no kuri office cyangwa ukanyura inbox, tukabasha kuguha ubusobanuro buruseho, ndetse wagutumiye wamuhaye iyi video ashobora kukubwira byinshi bigiye bitandukanye, bitise ukigera kuri office maze ukabasha kubona byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni business nziza cyane, business ije guhindura ubuzima bwa benshi, business izahindura amateka ya Afrika ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ngibi aho uzajya ubasha guhabwa n'imodoka ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, n'izindi mpano zigiye zitandukanye nk'ingendo zo hanze. Ibyo byose ni ibyo tugufitiye muri Idinox. Nwibutsa ko tuba tugufitiye na product nziza cyane zigenda zivura indwara ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, aho ubasha guhuza umuguzi n'umugurisha, maze binyuze muri platform akabasha kugura online. Ibyo bikaguha inyungu nyinshi cyane, maze mu gihe gito ukaba ubuzima nawe bwamaze guhinduka. Reka twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro, aho ubasha kugura product zigiye zitandukanye muri platform. Icyo gice nicyo tugiye kugarukamo, hanyuma tukareba byinshi bigiye bitandukanye. Ni gute noneho wakinjira mu gihe wamaze kwishyura ukaba wamaze kugera muri platform? Ni gute wabasha kugura product bitagusabye kugera kuri office, ahubwo ugatumiza hanyuma tukakohereza mu buryo bwa online? Ibyo bintu nibyo tugiye kureba. Tukiri hano ndakurarikira, reba hasi. Numara kureba hasi ureba handitse subscribe, ijambo subscribe. Ukore subscribe kuri YouTube, kuri channel yacu ya Tumenye TV, aho ngaho maze ibiganiro byacu bijye bikwegeraho igihe, ndetse utazajya usobwa n'ikintu na kimwe icyo aricyo cyose, kuko uretse nibi hariho n'inama nyinshi zigiye zitandukanye, uburyo wakira indwara. Ibyo byose nibyo tuzajya tugenda dukomeza kugenda tureba. Utaracikanwa rero kanda subscribe, ukande ukazogera, inkuru zose zijye zikugeraho kandi zikugerereho igihe. Tureba byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iyi ni platform nziza kandi izagufasha kugera kuri byinshi, izagufasha guhindura ubuzima bwawe, izagufasha guhindura ubuzima bw'abawe, izagufasha muri buri kimwe cyose. Wamaze kuba umunyamuryango wa Idinox, bien sûr wamaze kwishyura package imwe muri iyo ari yo yose. Hanyuma reka twinjire muri system. Ngira ngo kuri screen yawe urabona system, cyangwa nawe aka kanya ushobora kwiloginga ugahita winjira muri system yawe, aho uhabwa link cyangwa se link dukoresha, hanyuma ukajya kuri Google cyangwa wanyura kuri Google cyangwa wanyura muri Chrome ukabasha kwinjira. Yes, nizere ko wamaze kubona link. Ukimara kubona link yipestinge muri Chrome hejuru, nurangiza uloginge in winjire muri system. Ukimara kwinjira muri system, ngira ngo je namaze kubikora. Yes, urabona ukimara kugera muri system buri kimwe kigiye kirimo. Urahingukira kuri product. Ibyo byose urimo uragenda ubibona imbere yawe nkuko biri. Product just urabona mu product nkuko zikurikirana mu biciro, at engine n'ibiciro byayo uragenda ubibona, ndetse hariho n'ijambo buy now. Aka kanya ushobora guhita ugura, ari nacyo gikorwa nyamukuru aka kanya tugiye guhita tureba. Ni gute wagura produit, ni gute produit yabasha ndetse kukugeraho. Ibyo byose tugiye kubireba mu gihe wamaze kuba umunyamuryango. Iyi platform urayifite, ndetse urimo urayireba. Wowe utari wabasha kuba umunyamuryango, ndakubwira ko ari amahirwe ari kugucika.
gira vuba ube umunyamuryango. Izi ni za product dufite muri zibasha gukiza ubuzima bwacu. Ndakubwiza kuri ko hano nkuko tuza kugenda tunabibona harimo product zigiye zitandukanye, uretse n'izi ngizi zo kuvura harimo n'izindi zigiye zitandukanye. Ibyo byose turagenda tubireba. Reka dukomeze dutembere ndetse tugere ku gikorwa cyo kugura nyamukuru. Aha turi kuri diabetic support ya produit abantu benshi mwakunze, aho uri kuyibona ushobora no kuba wayigura nawe ubu ngubu. Nawe ugikomeza kuri page byose barakomeza kugenda babiguha, ugenda ubibona. Double muscle ya produit nanone ikiza kanseri n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, aho hari ijambo buy nawe nibyo turi kugenda turebaho. Ukomeza product zose ngira ngo umaze kuzibona, izibasha kuvura ndetse n'izindi zigiye kuzamo mu minsi itaha nazo uzabasha kugenda uzibona. Hanyuma igikorwa tugiye kwinjiraho nyamukuru, reka twihuse tujye mu gikorwa cyo kugura product. Tugiye kugura product rero, tukiri hano ushobora gukanda ku ijambo buy nawe. Reka dufate urugero tugure product ya double muscle ya product nziza cyane. So kanda ku ijambo buy now. Ugikanda ku ijambo buy now, ikitubona urahitubona ngo hasi nusoma the product has been added in your shipping cart. Yes, niryo jambo ubona hasi. Menya ngo ubwo network zazimeze neza ndetse product wamaze kuyigura. Yes, wamaze kuyinjiza muri korobe cyangwa se mu gatebo ko kugura. Bien sûr ushaka kugura n'izindi nyinshi cyane, ugakora reorder ya product nyinshi. Indi product dukoreye female wellness, nayo gensiri kuri amagambo amwe, the product has been added to your shipping carts. Ayo magambo niyo ukomeza kubona igihe cyose uzabukanze kuri ijambo. Ikizakwemeza ko byakunze nuko uzabona iyi nteruro iri hasi. Yes, nkuko uri kuyibona. Tugakomeza hanyuma tukajya kugura. Hanyuma product zose wagiye ukanda ukora buy, ukora cyangwa se icyo twakwita reorder, zose ziragenda zikajya mu gatebo kamwe ko kugura. Ngira ngo ukireba hano hejuru hari utuntu dutatu uri kubona, hari akantu k'agatebo. Yes, za product zagiye zikajyamo. Kano kantu kumeze nk'akagorofani, bien sûr ngira ngo urimo urakabona uko kariho hejuru. Kari agatebo ko hejuru urimo urakabona hejuru, bien sûr. Hanyuma ukabona agatimo, ukabona n'akazogera. Ibyo byose ngira ngo urimo urabibona, ariko wamanuka hasi ukagenda ubona uko baguhaye reorder yo kugura. Za product urimo urazibona ya double muscle, bien sûr urimo urayibona, ndetse ukabona na ya female wellness ndetse n'ibiciro byayo urimo uragenda ubibona. Hanyuma kugira ngo ugure ubigenda gute? Ushobora kuvuga uti hari product nakeneye. Yes, ushobora gukora icyo bita update cyangwa ugakuramo product akeneye kugura mu gihe wabonye ko wenda hari igihindutse, cyangwa se ibyo byose ushobora kuba nabyo wagenda ubikora, aho ushobora kwelimina product udakeneye kugura. Aricyo tugiye gukora hano. Tugiye gukuramo double muscle. Genda kuri quantity, niba hari product ushaka gukuramo. Hano tugiye gukuramo twebwe double muscle. Hanyuma muri quantity wandikemo umubare 0. Numara kwandikamo umubare 0, uramanuka hasi ukande. Yes, ukande kuri update. Numara gukanda update biraza kuza ya product yavuyemo. Kimwe nuko ushobora kubikora wongeramo izindi product. Bien sûr nkuko tumaze kubikora uri kubireba, urimo uragenda ubibona neza nkuko biri. Yes, hanyuma ugakora update ya produit zawe. Urabona ko twamaze gukuramo yes ya double muscle twamaze kuyikuramo, dusigaranyemo bien sûr female wellness nkuko twamaze kubikora. Yes, hanyuma igisigaye rero turakomeza. Hanyuma uramanuka hasi uvivure ku magambo wemere igikorwa cyo kugura. Nurangiza ukande ku ijambo check out niryo jambo rikwemera gukomeza ukagura. Ugiye kumara gukora check out mu gihe utari winjira, yes, ubwo ukiri nyuma utari winjira muri system, igihe wamaze kuba umunyamuryango, byese uri umunyamuryango, icyo gihe ufite username na password. Ibyo ngibyo nibyo ushyiramo, hanyuma ukabasha gukora login. Yes, ukinjira muri systeme aho umaze gukora login. Numara ukimara kwinjira, ukimara gukora login, barakwereka za produit zose, bakwereke ibyangombwa zifite. Yes, ibyo byose uragenda ubibona. Yes, ngibi ibyangombwa bya produit zikwereka ko produit zemewe ku rwego mpuzamahanga.
ndetse baraza kukwereka n'ikiri muri iyi system. Ntabwo harimo produit zose zonyine z'ubwiza, ahubwo ino business muri Idnox harimo ibikorwa byinshi kandi uzakomeza kugenda ubyaza umusaruro. Hano dufitemo food supplements, ngira ngo urabibona, tukagira ibikoresho biri electronique, tukagiramo inkweto, tukagiramo amatelefone, imyenda ya siporo. Ibyo byose ni ibintu byose tugiye tugufitiye, kandi ibi byose igihe ufite platform uzajya ubasha kuba wabibyazaho umusaruro, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ibi bikorwa byose ni ibyo kubyaza umusaruro, ngira ngo uragenda ubibona. Igikorwa cyacu twimirijeho nicyo kugura product. Byesiri turagaruka hahandi wamaze gukora check out. Yes, wamaze kwinjira muri systeme, aho wamaze gukora check out, aho igikorwa gisigara ari ukujya kwishyura. Hanyuma wamara kujya kwishyura, ibyo byose product nazo ariko zigenda zikugeraho mu buryo kandi bwiza cyane. Icyo nakubwira ni ukwihutira kuba umunyamuryango. Utari umunyamuryango, wamaze kuba umunyamuryango, biroroshye cyane. Iyi platform ni igihe kugira ngo uyibyaze umusaruro. Twikomereje ku gikorwa cyacu rero, wamaze kwinjiramo, igisigara barakubaza address yawe, uherereye hehe, ese uri mu kahe gace. Ibyo byose baguha form wuzuza, form ukayuzuza. Wamara kuyuzuza ukagenda ushyiraho buri kimwe cyose, hanyuma ugakora ku ijambo continue. Mu gihe wamaze kuzuza ino form baguha, byensire ugakomeza nk'uko uri kubibona kuri platform yawe. Yes, itukomeza, bakagenda baguha buri kimwe cyose, bakakwereka aho ukomereza. Mu gukomeza ukanda ijambo continue cyangwa se continue. Mu bafite, ndagira ngo ngire ko iyi platform hari abayifite iri mu Cyongereza, hari abifite iri mu Gifaransa. Ibyo byose bigiye bitandukanye. Hanyuma hari aba baguhaye ikomeje, baguhaye somation y'amafaranga ugomba kwishyura. Byensire ugakanda ku ijambo continue. Ukimara kwinjira, baguha uburyo butatu bwo kwishyura. Hari uburyo bwa transfer kuri bank, cyangwa se hakaba uburyo bwo kwishyura kuri Momo, hakaba n'uburyo bwa shipping wallet. Byose iyo wishyura kuri bank bisaba kuba wamaze kwishyura kuri bank, hanyuma ukaba ufite ifoto cyangwa se inyemezabwishyu yuko wishyuye ibiri muri telefone yawe. Ugura yemeza, wamara kuyemeza ugakomeza. We ntabwo ndi buyisobanure cyane, tuzayigira umwanya tuyisobanureho cyane, ariko ni ibintu byoroshye kubera ko baba bakuyobora. Ibyo byose ubasha kubikora. Ushobora no kwishyura kuri Momo, aho ukanda kuri Momo, kuri ijambo selectinga Momo, hasi ukanzeho ukavivura. Wamara kuvivura bakaguha Momo wishyuraho. Wamara kwishyura, igisigara nuko uba umaze kugura product yawe. Hanyuma ugakora kuri shipping wallet. Aho ngaho bisaba kuba ufitemo icyo twita e-money. Mu gihe wamaze gukora ibikorwa byose, baba bamaze kuguha e-money. Wamara kugira e-money, biba byoroshye guhita ukanda. Hanyuma bitewe n'amafaranga n'icyo ugiye kugura, iyo harimo amafaranga akwiriye ahwanye n'agaciro k'icyo ugiye kugura, tayari product yawe uba wamaze kuyigura. Twibuke kuba washyizemo address zahuri, ndetse product ikabasha kugusanga aho ngaho uherereye, cyangwa se ukabasha kugera kuri ofisi. Mu gihe wamaze kuri ordaringa, wamaze kugura, nta kiba gisigaye, product yawe ukabasha kuyibona. Urakomeza rero, imaze gushyiramo byose birangira ku gikorwa cyo gukora confirme cyangwa confirming. Yes, iyo umaze gukonfaminga rero bakwereka ko byensire wamaze kwishyura. Ariko mu gukonfaminga, igikorwa cya nyuma nuko winjiramo, bakagusaba password ukayishyiramo. Hakabamo nanone na password yindi iri indano. Kuba bamaze kuba abanyamuryango, murabizi ko password ziba ari ebyiri. Hari indano ifungura kuri wallet, iyo ngiyo niyo ushyiramo. Iyo umaze kuyishyiramo uremeza. Wamara kwemeza, byensire uba umaze kugura produit. Bahita bakwereka, bahita baguha code. Iyo code baguha yo hejuru, tuvuge benda bashobora kuguha nk'$150 code yo hejuru, bayiguha muri system. Iyo bamaze kuyiguha, iyo ngiyo niyo ushobora kwerekana. Hanyuma igikorwa ukaba ukirangije, ukaba umaze kugura produit ikaza ikakugeraho. Nizere ko hano tumaze ukanze confine, kubera ko nta mafaranga twaguze female wellness, nkaba nifitemo sufficient money. Yes, sufficient. Nk'uri kureba hano giye bamaye sufficient e-wallet account. Bivuze ngo
amafaranga afitemo ni makeya, nawe mu gihe uzaba ugiye kugura ufitemo amafaranga makeya niko bazakubwira, bien sûr niko bazakubwira, hanyuma waba uyafitemo igikorwa kizaba kimaze kwikora. Rero nguru urugendo rwo gutangira business, nguru urugendo rwo kugura product. Reka nshimire mwebwe mwari mukurikiye ino channel hano kuri Tumenye TV. Reka mbashimire, nizere ko wamaze gukora subscribe. Byinshi tuzakomeza tubireba, ibiganiro byacu wakomeza ukareba n'ibindi bigiye bitandukanye twagiye duhitisha, uburyo wafasha abantu gukira indwara cyangwa se